Hello my friends, nanone kubasuza by'umwihariko. Ese mwaramutse mute cyangwa se mwiriwe mute? Uno munsi mbazaniye inkuru y'indogobe n'umuntu. Mbazaniye inkuru y'indogobe n'umuntu. Umuntu yajyanye indogobe kugura umunyu, hanyuma agaruka ahekesheje iyo ndogobe. Nuko iyo ndogobe yumva umutwaro urayishengura, ndetse yagiye kwambuka umugezi igwamo. Nuko wa munyu yari ihetse uyikubita mu mazi urashonga, maze noneho umutwaro worohera indogobe. Nuko irishima cyane ikomeza urugendo. Irakomeza iragenda ngo igere imbere, yitura hasi yigira nkana. Umunyu wose ushirira hasi. Nyirayo abona ko imwangirije umunyu nkana, nawe agerageza kuyihana, ashaka umusenyi arawupfunyika maze arayikoreza. Igiye kwambuka undi mugezi yituramo igira ngo biramera nka mbere, kuko mbere yari yituye mu mazi, hanyuma umunyu urayonga, ibiro biragabanuka, hanyuma umutwaro uranguha. Nanone yongeye kwikubita mu wundi mugezi, bamaze kuyikoreza umucanga, izi ngo nanone umutwaro uri buze kwanguha. Nuko ikubita rwa ruboho mu mazi, igize ngo irikorera, yumva umuzigo urushijeho kuremera. Yicuza icyo yabikoreye. Sebuja abonye ko irembye, umuzigo uyinaniye, tura umusenyi awukuraho. Arangije aravuga ati, ngira ngo noneho wumvise. Nyuma yarayituye, abonye ko imaze kurembywa n'umunaniro, arangije arayibwira ati, ndizera ko noneho ubu ngubu wumvise. Wow. Niba uri mushya kuri channel, ngusaba ukanda subscribe, ugafungura inzogi, ugakanda ijambo all, nanone ukagaruka inyuma ugakanda like, share na comment. Nyuma nanone yaje gusubirana nayo guhaha undi munyu, agira ngo ayigerageze, hanyuma ntiyasubira kubigira kwa kundi, kuko yatinyaga ko yongera kuvunika nka mbere. Nsoza mvuga uti, dore nk'uko rero uko ibyago byigisha ubwenge. Ibyago akenshi bitwigisha ubwenge. Nayo yamenye ubwenge, ubusubiye ntago yabikoze, kuko yatinyaga ko yakongera kuvunika. Murakoze nawe utaha. Musanga niba mushya, kanda subscribe, like, share ndetse na comment. Dukomezanye ikiganiro ku kindi. Murakoze.